ingeso mama arashakanye bizi uko afite ingeso hari ababa bizi hari n'ababa batabizi. Aho rero niho navuze ko ubujiji butangirira nzahora mbivuga. Niba dushakanye sibyo rwa rukundo niba dushakanye urindaya ku muhanda guteze mu by'ukuri koko niki kizatuma nguhindura ko n'Imana yakurema. Urumva ngo umugabo ngo shango yageze ahahise habi ariko ngo mu gihe tubanye nibura azahinduka buhoro buhoro. Ibyo nta muntu uhindura undi. Niba dusanga abantu ngo Satani tiyanga urugo icyo reka nkubwire ugiye mu rugo wowe urahangana uramutoteza uramutuka umugira gute mu burenganzira bw'umuntu bisanzwe arageza ngo Satani ni umugome ubwo Satani ni urumva atari wowe. Niyo mpamvu rero ngiye mbabwira nti rimwe na rimwe ni nayo magambo wenda nanayasobanure. Ese iyo umuntu ari muri situation runaka umuntu umugabo we baramufunze cyangwa se nibyo, ariko reka twe kuvuga ibintu byinshi. Abakunzi bacu nta kibazo mfitanye na Bishop, nta kibazo mfitanye n'umugabo wanjye. Rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu adakunda wenda nko kwicara ngo arebe ibintu byose, gusa numva ko hari ibintu byinshi bishobora kuba bivugwa, ariko ndatekereza ko mu muntu uwo ari we wese waba uri kuvuga ntawe nicaranye nawe. Itekerezeho rero wumve nimba nta kiganiro twari twagirana ukaba ushobora kwirekodinga isaha yose cyangwa se kandi ntarigeze kuganiriza Bishop atarigeze kuganiriza ariko ukaba ufite ikintu uri kuvuga. Bosco Empire. Yes, ngo ikaze kuri Bosco Empire, by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mukanda subscribe wa uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, ngo haye ikaze muri iki kiganiro. Ngira ngo abantu benshi cyane bakomeje kugenda bibaza impamvu Annette Murava yakoze ikiganiro yakoze, ariko byose biri guturuka kuri family y'uwo witwa ngo ni Chita. Ikiganiro yakoze ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu 2025 yahostinze umugore bita ngo Umuganwa Sara umusiramukazi, cyangwa se uyu nguyu ngo mwamenye kuri Mutoni muri filime zo kwa Seburikoko. Kino kiganiro uwitwa Annette Murava yarakibonye, arangije ahamagara Chita aramubwira ngo wambabariye icyo kiganiro ukagira gute ukakinkuriraho, ntukomeze mu by'ukuri kumfatanya n'abandi bantu. Ati wowe uranzi uri inshuti yanjye, urugo rwacu raruzi, nta mpamvu yo kugira ngo tugire ibyago hanyuma utangiye kugira gute kugenda profitira mu byago twagize. Uwitwa Chita Magic ntago ibyo bintu yabyumvise, ikiganiro yakirekeyeho. Hano hantu uwitwa Mutoni arabazwa ngo ese uvuga iki ku mugore utinyuka kwima umugabo we? Uyu mugore Mutoni aravuga ngo uwo mugore ni ikivume. Ayo niyo magambo uwitwa Mutoni yasubije, kandi bango uwitwa Annette Murava yari ari muri case ivuga ngo ni wa mugore wajyaga kuryama hanyuma umugabo yambwira ngo hindukira, Annette Murava akabyanga, bikaza kugira naho umugabo yisanga ari gusambanya umugore ku gahato kandi yagize gute yaramukoye. Ahana abantu benshi cyane bagera bakibaza ngo ni gute umugore wakoye bigera uri buze kumusambanya ku gahato, ubundi no kubera iki akwima n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntago umugore ari utwara umubiri we, ahubwo umubiri we utwarwa n'umugabo we, n'umubiri w'umugabo ntago ari wo utwara ahubwo utwarwa n'umugore we. Bigenda bite kugira ngo umugabo agire aho agira gute asambanya umugore ku gahato? Ese no kubera iki umuntu w'umugore ahitamo kuza kwima umugabo we ku bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina hanyuma bikaza kuza kurangira gufatwa ku ngufu? Ibyo bintu biterwa n'iki? Benshi bemeza neza ko ibyo bintu bibaho, ariko uyu bita Mutoni we aravuga ngo ntago ibyo bintu byakombye kuba bibaho, ndetse n'umugore wima umugabo we nta mpamvu runaka ihari, wenda atari muri period cyangwa se indi mpamvu runaka y'uburwayi, bene uwo mugore aba ari ikivume. Uwitwa Chita abaje Mutoni akamubaza se ni iki kintu by'ukuri wumva kigomba kuzaba ku bagabo b'inganzwa, cyangwa se kuri wa mugabo nyine wemere kuza kuba yagendera ku mategeko mu by'ukuri wenda y'umugore mu rugo. Uyu bita Mutoni yaravuze ngo mene uwo mugabo nta juru azagira. Ngira ngo iryo ni ritavuze umwe, sinzi niba wenda no muri Bible iryo jambo ryanditsemo, wenda umuntu azarihiga ze kureba niba koko ririmo, gusa abenshi cyane bazi ibiyobokamana bakubwira ko umuntu w'umugabo w'inganzwa
atagomba kuzigira gute, atagomba kuzigera yisanga mu by'ukuri yageze mu ijuru. Icyo kiganiro cyababaje Annette Murava, ari nabwo ku munsi w'ejo yakoze ikiganiro akitereka akavuga ngo iyo witereka mu by'ukuri ukirikodinga isaha yose tutarigeze tuvugana, yaba ngewe tutaravuganye, yaba ndetse n'umugabo wanjye mutarigeze muvugana, mu by'ukuri warangiza ukaza ukavuga uri kuvuga ibiki ubwo ngubwo. Ari nabwo we avuga ngo ngewe ngiye kuzana ukuri, niko kuri buze kuba batura ni mu kumenya, kubera yuko n'ubundi ibinyoma byaravuzwe, ibigambo by'ibinyoma byaravuzwe hariya hantu umuntu witwa Annette Murava ari kubwira Chita Magic. Ariko nanone agasomborotso kari guturuka ku kiganiro ngo cy'Umutoni ndetse na Chita bakoze, hakaza n'ikindi kiganiro kimaze iminsi 4 uwitwa Chita yakoranye n'umugore we bameze nk'abari gukina ku mubyimba, uwitwa Bishop Gafaranga ndetse na Annette Murava. Nakubwiye ko uwitwa Bishop Gafaranga yahamagaje Chita ngo azajye kumureba, kandi kuko yanagiyeyo. Uwitwa Gafaranga yatumye Chita aramubwira ngo uzagende unsabira abantu imbabazi, ubabwire yuko ari Satani yagize gute, yateye urugo rwacu. Ariko siko Chita yabigenje, ahubwo we yaraje aravuga ngo mukuru ubugoryi mu ngo zanyu, mwe kujya mwigira inyamaswa mu by'ukuri n'amadayimoni mu ngo zanyu, ngo nimurangiza muze kubeshya ngo Satani yagize gute, yabashutse kandi ari mwebwe Satani. Ayo ni amagambo ngira ngo Chita yaje gutangaza hashize iminsi 4. Ayo niyo magambo yaje gukorogoshora witwa Annette Murava, wari uzi ko agiye gufata Chita akamuhindura umuvugizi we ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se akamuhindura ugomba kuza kuba yavugira kupure ye kugeza igihe uwitwa Bishop Gafaranga azagira gute, azatahira. Ariko none ku myanzuro y'urubanza ntago Annette Murava ariwe wareze Gafaranga, kubera ko imyanzuro y'urubanza ngewe ndayifite. Hagaragara yuko uwitwa Bishop Gafaranga kano kanya akurikiranywe n'ubushinjacyaha, nta muntu ugaragaza mu by'ukuri ku myanzuro waje kuza kuba yamurega. Iryo zina rya Annette Murava ntago rihari. Hari uregwa Zakariya nyine n'ababyeyi be bamubyaye, urumva, ariko none uri kuregwa n'ubushinjacyaha, ntago ari izina ry'umuntu ku giti cy'uri kumurega. Niyo nkubwira ngo izo mbabazi za Annette Murava kwisha maneno ntago biri buze kuza kwa byakunda. Ariko Annette we araje aravuga ngo ngewe n'umugabo wanjye tumeranye neza, mu gihe abandi bayamaze iminsi 4 bakoze ikiganiro Chita n'umugore we bari gukina ku mubyimba couple ya Bishop Gafaranga ndetse n'uwitwa Annette Murava. Ese uwitwa Chita na Gafaranga bari gupfa iki? Bari gupfa amafaranga ya komisiyo uwitwa Chita yagomba kuza kuba yarya mu gihe yari ari kurangira Bishop akazi ko kugira gute kuyobora iriya hoteli y'umuntu wo muri Zambia. Ayo mafaranga Bishop Gafaranga yayemereye Chita ariko ntago yamuhaye. Ibyo bintu uri kubyumva, muze kunyemerera dusubira inyuma nze kukwerekana mu by'ukuri n'ukuntu witwa ngo Gafaranga yashatse gukoresha witwa Dani nanone kugira ngo aze kuza wenda kuba yashaka ko yamuconnectinga n'umugore we, noneho Gafaranga azabafate wenda bari nko kukubagana, hanyuma Gafaranga agire gute, ahita aregera divorce. Ariko ibyo byose Gafaranga ntago byakunze, kubera ko Annette Murava koko ntago biriya bintu ntago bikunda. Ariko bikaza kuza kurangira Chita yicaye n'umugore we akavuga ngo ni gute ngo uzafata ngo indayo ku muhanda ukayizana mu rugo, ukavuga ngo uzayihindura. Ayo ni amagambo ari gukorwa, ibiganiro biri kugenda bikorwa na Chita, akabikora ku nshuti ye Bishop Gafaranga ifunzwe, kugira naho umugore wa Gafaranga ahamagara Chita akamubwira ngo icyo kiganiro wakoze ko kikuntira agahinda, nyaboneka wambaye ukakinkuriraho. Ngewe Annette Murava ntago muzi, uretse wenda kumukora operation nk'izo nyine natigise nishakiye. Ariko nubwo tutaziranye namutse ampamaga kambwira ngo Empire ikiganiro wakoze hari ukuntu kitari kunezeza, mbabarira ukinkureho, serious nagikuraho. Hari umugore ku munsi w'ejo wakoze ikiganiro kwa Gerard Mbabazi, ngira ngo yitwa Nadia, ari kuvuga iyicarubozo yakorewe n'umukinnyi bita ngo Songa Izayi. Icyo kiganiro gikoze hashize nk'amezi 4 cyangwa 5 ikiganiro ngigoze, ariko ikiganiro ntago gihari nagikuyeho, kubera ko Songa Izayi yarampamagaye arangije arambwira ati ukuri kw'Imana Mana uri kunyicira izina, naringiye no gusinya amasezerano mu ikipe muri Tanzania, none biri kwanga kubera ikiganiro ugize gute, urekuye wambabariye icyo kiganiro ukagikuraho. Naramubwiye ngo banza uhamagara umugore wawe umusaba imbabazi, numara kumusaba imbabazi we ku giti cye umuhe namba zanjye aze kumpamagara, hanyuma mbwire ngo uwo mugabo mushyiremo imiyaga.
kuko wenda kukwangiriza amasezerano, ayo masezerano wenda yazavamo wenda indezo yo kwita ku mwana wabyanye na Nadia ntacyo byaza kuza kwa bimariye. Ntago nari mbazi, ariko ikiganiro nagize gute nagikuyeho. Ariko umuntu mwaricaye mani murasangira, umuntu yaguhaye ibiganiro birenga 100, ukoreramo miliyoni na miliyoni, ageze mu byago utangiye kugenda ugiye gute umucuruza, n'umugore akaguhamagara ati wamba bari ibyo bintu mu by'ukuri kuvuga ngo ndi kivume, ibyo bintu Chita uri kubiterwa n'iki gutumira abantu baza kunyicaraho n'ubundi agahinda ko mfite gahagije. Chita akavunira ibiti mu matwi, ahubwo akomeza kugenda yitereka agira gute abomora bitewe n'ibibazo ngo agize gute afitanye n'abari abantu. Agasuzuguro ngo bamusuzugure mu bukwe bwabo, bakamusohora mu bukwe bakanga ko yinjira, byose Chita arahagize gute aracyabibitse. Agasuzuguro bamusuzuguye ku rukiko, yaje yambaye white azi ko ari buze kuza ko ari mu muhezo, barangiza bakagira gute bakamuheza hanze nk'inzererezi, byose nk'abari aba Pastor Claude n'abandi bose, kandi bakubwira ngo hanze hazaba imbwa ndetse n'abarozi. Utari umurozi hariya yari imbwa, kubera ko abantu banyabo bari barimo indani mu nzu. Ntago Chita rero yiyumvishaga ukuntu mu muhezo wa Bishop Gafaranga na Annette Murava yaza kuza guhezwa hanze kandi yari yaje yabyambariye. Ibyo byose agira gute abisetinga hano, kujya kuri RIB kujya kureba Gafaranga yafashwe. Icyo gihe abandi bahuye na Gafaranga, ariko Chita ataha adahuye na Bishop Gafaranga. Mu bantu bemerewe kumusura ntago Bishop Gafaranga yigeze ahura na Chita, kubera ko ngo kuri orere Murava yari yakoze Chita ntago yari ahari. Bisobanura ngo mu yandi magambo ubwo bari bamaze no kuba bakwerura sasa, ku buryo n'uwitwa Chita atari buze kuza kuba wenda yagiriye mu iyo famiye, kubera ko yaje kuza kuba yagira gute yamwicaho. Ariko araza kora ikiganiro avuga ngo uwitwa Annette Murava niwe uzagira gute uzarekura Bishop Gafaranga. Kano kanya ntago kunuza ku kirego cya Gafaranga, Annette Murava ntago hari. Ubushinjacyaha nibwo buri kurega uwitwa Bishop Gafaranga. Nta Annette Murava nta n'ijambo na ritoya afite, kubera ko ubuhamya bwo yarabutanze. Uri kubyumva, n'uri kuva ko Annette Murava ariwe wareze, biri buze kuza kwa byagorana, kubera ko hanga ntago tubona izina rya Annette Murava agira ite rirega bamukuyeho tayari. Bishop Gafaranga ubundi bye bihagaze bite? Uze kunyemerera rero dusubira inyuma cyane, tuze kuza kwisanga kubita ngo naba Joe Twins, cyangwa se abo bita ngo ni ba Mpinga Nzima ndetse n'abangwino ndebe, aho turi buze gusanga mu witwa Dani Nanone wari wahawe akazi ko kuza kuyobya Annette Murava, hanyuma ngo azamushukashuke. Noneho ngo umunsi ngo yagiye ngo kumurasa akantu bazahite bamugwa gitumo, ngira ngo iyo ufashe umuntu wo mwashakanye guca inyuma direct divorce tuyibona mu buryo bukoroheye. Iyo ni imikino be bakinnye umunsi bategura mu by'ukuri ikirori kuri iriya hoteli mubona Gafaranga yarahagarariye. Tukibaza ngo ni gute umuntu w'umuramyi nka Annette Murava ajya kuririmba mu kabari ngo niho nkiri, biriya bintu nta musinzi wabyumva. Agahuriramo n'uwitwa ngo Dani Nanone, ngo nibo bahanzi mu by'ukuri ngo bimena batoranyijwe kugira ngo baze guhurira muri konseri. Dani Nanone imiziki ye iremewe mu kabari kuyibyina, ariko ntabwo indirimbo za Annette Murava z'amarira ziriya ntago indirimbo waza kuza kuririmba ahantu mu by'ukuri abantu banezerewe. Keka wenda wagize ibyago wapfushije, nibwo wenda wamuhamagara wenda akagira gute akaza kurimba ziriya ndirimbo, kubera ko biragoye ko yaririmba indirimbo umuntu atararira, ntago byaza kuza kuba byakunda. Kujya rero kurira imbere y'umusinzi egare yuko ushobora kuza kuri kumutera isesemi, ku buryo n'agacupa yanyweye ashobora kuza kuba yagira gute yakaruka. Tukibaza ngo Gafaranga Bishop nk'umuntu uzi ibyo bita business management, cyangwa se nk'umuntu nyine wari umenyereye business, ni gute yatoranyije umugore we uririmba indirimbo zihimbaza Imana ngo ajye gutaramira abasinzi muri hoteli, akamuhurizamo n'uwitwa ngo Dani Nanone. Hano hantu harimo ikibazo gikomeye cyane. Nuza gukurikira iyi nkuru uri buze kuza gusobanukirwa ibintu byinshi cyane. Reka dusubire inyuma tuze guhera ku witwa ngo ni Aline Sano. Uyu Aline Sano afatwa nk'umuntu mu by'ukuri influencers hano ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru atubwira yuko uwitwa Yago niwe muntu wavumbuye impano za Mpinga Nzima ndetse n'uwo bitwa ngo ni Ngwino Ndebe. Araza arabicaza abakoresha ikiganiro kirarebwa ndetse cyane. Arangije ariyongeza abakoresha ikindi kiganiro, icyo gihe witwa Chita ndetse na Murugi Sabe bararebaga. Ariko Sabe we akagira akantu k'akadefo kumva yuko adashobora kuza kuba yatumira umuntu ngo amukoreshe ikiganiro uwo muntu yavuye ahandi hantu. Birasaba ngo niba ufite skandali runaka yabaye, kwanza abanza guhostinge, namara kukubyaza ayo mafaranga ubone kujya ku zindi YouTube channel. Ntabwo uzaza ari wanjye ngo umpe ikiganiro
ngo hanyuma ngo Sabe nawe azagire gute nawe ngo azakwaka ikiganiro ntabwo biri buze kuza kwa byakunda we aba ameze nk'umuntu by'ukuri kwisuzuguza ariko iyo mikino yakinaga kera ubu ngubu nawe ameze nk'uri ugize gute nk'urinduba uko niko byagenze. Hanyuma uwitwa Aline Sano ababonye uwitwa ngo Ngwino Ndebe ndetse na Mpinga Nzima mu mujyi bari bahuriye mu by'ukuri muri resebusiyo y'ubukwe bari batashye rya tsinda ryabo ribyina ryagize gute ryabyinnye ubwo bukwe na Aline Sano yari yabutashye. Arangije ababonye arabishimira bya hatari aravuga ati mwebwe ubwanyu n'ukuntu muvuga n'ukuntu musa n'ukuntu musekera rimwe by'ubwabyo birangaza abantu ni ukubera iki mudafungura YouTube channel yanyu hanyuma mukajya mukora ibyo bintu ariko abandi baramubwira ngo ntago twabona icyo tuvuga nicyo kibazo. Undi arababwira ngo uko nguko muri kuvuga nuko nguko muri guseka niyo mwajya muza mugacana kamera gusa mugashinyika gusa abantu babareba kuri ko mwego ubwanyu muri birangaza mukwiye kuba mwarebwa. Icyo kintu abagore bagitekerezaho bamaze kugitekerezaho bafunguye YouTube channel ariko Yago nta kintu ugeze basapotinga icyo ari cyo cyose kuri kunuza kuri channel yabo bakobwa bari bafunguye. Nibwo baje gushaka uwitwa Chita Magic barangije mu by'ukuri baragenda bamwitendekaho atangira kugenda bafasha mu kuzamura channel yabo bita ngo ni Joe Twins uko yashinzwe ngira ngo barabisobanuye neza cyane umunsi bujuje abasubscribers ibihumbi 100 ibihumbi 100 bo banabyujuje muri saga ya Ngwino Ndebe ndetse ngo na Murungi Sabe ngo asimbuga igipangu ngira ngo nibwo ibihumbi 100 baje kuza kuba byuzuza kubera ko icyo gihe mu by'ukuri channel yabo yarakoze byatari buri muntu wese ari kujya kureba ngo Ngwino Ndebe Mpinga Nzima ni bande bankubwira ngo ibintu bikomeye nibwo abantu batangira kuza kureba ibyo wavuze. Nzi neza ko ubutumwa bwiza Bishop Gafaranga yatanze imyaka yose yamaze ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi ari muri gereza cyangwa se uyu munsi yafashwe nibwo ubutumwa bwa Bishop Gafaranga twabwumvise. Nge nibwo narebye ibiganiro byinshi cyane birenga nk'ibiganiro birenga nka 200 bya Bishop Gafaranga. We sinzi ibyo warebye gusa icyo nzi cyo nuko ubutumwa bwa Bishop Gafaranga yatanze hari ibyo tutumvaga tutaga n'agaciro ariko akimara gutabwa muri yombi twakomeje kugenda kubicukumbura ubutumwa tukabwumva ariko n'ubundi dufite tagate yo kugira ngo dukuremo akantu turi buze kuza kuba twatwikisha imbuga nkoranyambaga. Icyo gihe YouTube channel irafungurwa Chita Magic atangira kugenda yipromotinga. Uwitwa Ngwino Ndebe nk'umuntu ufite mu by'ukuri amakimbirane mu rugo atamyanye neza n'umugabo n'ubundi yakomeza kugenda yikurura kuwitwa ngo ni Chita. Chita yari mariye afite umugore. Uyu mugore wa Chita we ku giti cye yaravuze ngo ntago nshaka bano bagore gukomeza gukorana nawe uraza guhitamo gufasha aba Joe Twins cyangwa se ugire gute uhitemo urugo rwanjye nawe kubera ko maze kubona yuko gukorana n'aba bagore ntago uri buze kuza gutuma nge nawe twubaka kubera ko ukuntu Ngwino Ndebe ari kuza kukwisheteshaho nge mba ndi kugira gute mba ndi kubibona kandi bango nge ndi wa muntu ushaka kuza kureba igihuru kamenya ko kigomba kuza kwa kigize gute kirimo igihunyira ntiriwe nteramo nibuye nge ndareba ngasanga uyu mugore Ngwino Ndebe ari buze gusenya urugo rwacu uraza guhitamo Eida gukomeza gukorana n'aba Joe Twins urugo rusenyuke cyangwa se ubareke twubake urugo. Chita yaricaye amaze kwicara icyo kintu agitekerezaho koko nawe yareba kuntu ari kugenda yinjira muri mood n'aba bagore akabona ko ibintu bigize gute biri buze kuza kwa byakomera. Wibuka ikintu cy'ikiganiro kigize gikorwa kabisa Chita yicaye hagati yabo ubona ko mu by'ukuri n'imitsi hagati y'amaguru yaje kuza kuba yarega mu rwego rw'indenga kamere bigaragara ko akantu k'akarari kagomba kuza kuba gahari ariko Chita afata umwanzuro afata aba Joe Twins ahita basukumira Murungi Sabe mu by'ukuri nawe ahita binjiza mu bandi bana hari ngo bariza hari abo bita ngo ba Karara TV show nyine cyaje ba Ketchup hari abana benshi mu by'ukuri bazengurutse umutwe wa Murungi Sabe kabisa yarigize bari Tazare w'i Kigali ariko none mu kintu kize gute mwibanga rikomeye cyane n'aba Joe Twins bagira gute baraza bisukamo hanyuma uwitwa Ngwino Ndebe ahita arangiza urugo rwa Murungi Sabe. N'uyu munsi nubwo wenda ngo Murungi Sabe ngo n'umugore bari kumwe ariko nibyabiriye n'ubundi by'agahezo kwanga kwiteza abantu nyine ukavuga ati menye ibyawe nanjye menye ibyanjye dufite taje ujye uba hasi mbe hejuru urumva tujye duhurira wenda ku meza cyangwa se amataye muri nshaka nataye naniririye uko niko gahunda zimeza ariko izara isazo ntago nazinjiramo kubera ko ntago ari umuntu baza kwiyimihanda ariko ibyo akora n'ibirimo kabije kwiyimihanda muzumirwa n'ibintu birenze ukwemera urabyumva ukumva by'ukuri icyo bita amashagaga yo gushaka agiye gukamukamo. Ibintu bigize gute ibyo bintu birabaye ibyayo kuri Sabe mwarabibonye
urugo rurashwanyaguritse n'urwa Ngwino Ndebe rwari rwarashwanyaguritse kera cyane, hanyuma ibintu gira gute ibintu bibaho ngaho. Uwitwa Gafaranga na Annette Murava nabo barahari, nabo bari kugenda mu by'ukuri bahungitwa cyangwa se bagenda bashaka kuntu bagenda baryoshya urukundo, ariko bikomeje kugenda bigaragara. Ariko muri karaga gakundo Umutanga Chita ni umuntu ufite ubwenge ndetse n'umuntu witeguye kuba yahemukira abavandimwe cyangwa se inshuti kugira ngo aze kuza kuba yabona ibikoroto. We na Sabe bararangizanyije kubera ibiganiro Chita yakoze kuri Sabe mu gihe yaragize gute yari yaravunaguritse ngo n'umugongo wose barashwanyaguritse kujya naho mu by'ukuri ngo bavuga ko gwagendera mu kagare. Ariko Sabe bakavuga ati ngiyewe hari igihe mpura n'abantu nigenda ndi nko mu gasiporo bakambaza se ni wowe, ati twari tuzi kugenda bagusunika. Niko Sabe yakoze ikiganiro nyine mu minsi ishize, ibyo bintu bigarukaho. Sinzi niba amakuru muyafite muba mwakurikiye cyangwa se bya bindi byanyu kuza mutera amakomanteri nta n'ikintu mwaje kuza kuba mwakumva. Ibyo gihe bibaho Ngwino Ndebe na Mpinga Nzima channel yemeze nkaho isinziriye, ariko iza kuza kuba yazamuka, ndetse Bishop Gafaranga na Annette nabo bari kugenda mu by'ukuri bamanuka mu bukungu. Inzara iri kugenda inguri gutema mara cyangwa se inzara ikomeze kugenda agira gute ibintu bigenda bikomera. So ngira ngo rebyo ngibyo by'inzara, hari umutipe bita Day to Day watangaje iyo nkuru avuga ko umukozi wa Annette Murava yamaze kuva mu rugo akerekeza Kimironko ajyanye umwana biturutse ngo ku nzara. Ariko mu kiganiro cya Annette Murava uyu mujene nawe afite kuntu amukomozaho nuko wenda mutabyumvishe, afite ukuntu amugira akagira gute akamuca imigani mu nkuru yakomeje kugenda agira gute ngo yakomeje kugenda mukoraho. Kubera ko uyu mujene afite ukuntu mu by'ukuri yahuraga na Annette kubera ko baziranye ko atazi ko ari mu itangazamakuru, yamuganiriza ibintu undi akahita aza akagira gute akahita bitangaza. Kubera ko channel ye itari izwi, ntabwo Annette Murava yigeraga amenya yuko mu by'ukuri wari kubwira ari kuganiriza ibintu ari kugira gute uri kuza kubishyira ku karubanda. Icyo gihe rero Bishop Gafaranga ngo turaza kwinjira ku makimbirane ya nyayo na deal yagiranye na Chita Magic mu gihe yari amaze kugurisha shop yo mu mujyi ndetse mu rugo n'ibintu bikomeye cyane, ashaka no kugurisha n'inzu, ariko umugore akagira gute akomeza kugenda byanga. Chita yaramubwiye ati ngiye kurangira akazi, ngiye kuguhuza n'umukire ufite hoteli, hanyuma iyo hoteli araza kwishyira mu biganza byawe imire nkaho ibaye yawe, uraza komereza amafaranga ngahe. Ko nge numva ko ngo Bishop Gafaranga iyo yatangaga ikiganiro bari abatipe bagira gute bamuhaga ibiceri, niba wenda y'ibihumbi 20 cyangwa se 30, ariko baramwishyuraga. Bisobanuye bo ushobora gusanga nyine Justin imikoranire ntago ari ubushuti bundi, ko ntago Bishop Gafaranga yari kujya gutanga ikiganiro kwa Chita ku buntu, kandi niba Chita yaguhaye wamuhaye ikiganiro akakwishyura nyine Justin ubwo mwaguze, kandi ntago ibintu byaye no kugura no kugurisha bigomba kuzamo ubushuti, ntago bigomba kuza kuba byakunda. Bumvikana amafaranga, ariko Bishop Gafaranga amafaranga ntago yari yafite. Chita mukinira diru bahita bamugira mu by'ukuri ngo marketing manager wiriya hoteli mwagiye mubona mu by'ukuri Inyamata, witwa Chita akakomeza kugenda nayamamaza ati tugeze kuri hoteli ya Bishop Gafaranga, kuri nawe akagenda mu by'ukuri akayibyimbamo koko akabifiringa, ukabona ko hoteli ariye. Twari tumaze no kugera tunikanga batabajama amafaranga bari kuyakura hehe. Twe turagenda tugakora no kugira ngo uze kuza kubona ikijumba mu by'ukuri umirisha dodo bikagorana. Bano bandi ko bakorera ku kibuga dukoreraho amafaranga gushinga amahoteli bari kuyakura he, nize kata bari gukoresha twe tutazi, biraducanga. Ariko nyine biza gusobanukirwa yuko yari scam, cyangwa se kwakora nyine umukira afata imari akayitirira umusitari kugira ngo abantu baze kuyigana bakurikiye wenda wa mustari bakunda, ariko inyungu nyine zikaza kuba zigira ku ikofi y'umukire washoye iyo mari. Akazi uwitwa Bishop Gafaranga aragiye aragatumika, ariko nanone amakimbirane akomeza kugenda arushaho kuza kwiyongera, ari nabwo yaje kuza kuba yapanga iyi diru ngiye kukubwira. Ubwo Chita n'umugore we bameze neza, Bishop Gafaranga bari gushambaguzanya, uwitwa Murungi Sabe na Raisa bo nta kibazo bafitanye, nyine buri wese amenye ibye, ntago Sabazirwa ashyuha mu mutwe ngo umugore wanjye yakoze ibi, nta nubwo umugore afite umwanya wo kuza gushyuha mu mutwe ngo umugabo yakoze ibi. Nyine just bo bari yakiriye, nukubana nyine muzi ko ari umugabo n'umugore, ariko ari musaza na mushiki. Ariko hari n'ukuntu abasaza n'abashiki bafite ukuntu baba banafuhirana, nyine hari usanga nyine just nyine umuntu umufata nkaho ari Nyagasozi to akora ibyo ashaka, nanjye nkora ibyo nshaka, wenda duhurire mu nzu nta kibazo, niba ikirori wenda tugende tujyanye ngo umugore n'umugabo. Ibintu nk'ibyo ngibyo nyine niko zigomba kuza kuba ziri kugira gute ziri kubakwa. Ntago turagira wenda no ku ma audio ya nyayo cyangwa se bikibindi turi buze kuza kuba twakina. Ubwo uwitwa Gafaranga nibwo yaje kuza gupanga ngo misiyo yo gushaka ukuntu agomba kuza gushakisha impamvu yere yose
yatuma ngo ugwitwa ngo umugore we yisanga wenda ari mu gikorwa cy'ubusambanyi, hanyuma akazamufata akamugwa gitumo, bikarangira ngo abonye divorce mu buryo bugize gute bumworoheye. Nibwo yavuze ati ngiye kuza kugira gute kuba inshuti n'uwitwa ngo ngwino ndebe wa wundi wasenye urugo rwa Murungisabe, yabayeho inshuti magara n'uwitwa Bishop Gafaranga. Ndetse bamwe bakavuga ngo yashakaga ngo gusenya ngo urugo rwe ngo hanyuma ngo arongore ngwino ndebe. Ayo ni amagambo nyine ari kugenda avugwa ariko adafigize gute adafitiye ibihamya. Ariko nyine ku bandi bari gucukumbura neza iyi nkuru bavuga ngo uwitwa Gafaranga yigize ngo inshuti magara ya ngwino ndebe kugira ngo aze kumugeza kuri Dani Nanone ahurizwe na Annette Murava mu gitaramo muri hoteli. Ndetse icyo gihe ngira ngo hari icyo bita room z'abahanzi, icyo gihe harimo Annette Murava, harimo Dani Nanone. Mw'iyo room hari haritezemo akantu k'amajwi ndetse n'amashusho kugira ngo baze kuza kureba reaction ya Murava ndetse na Dani Nanone mbere yuko bari buze kuza kuri stage kugira gute kuza kwa baririmba. Gaho icyo gitaramo nyine bakigiyemo mwarakibonye, ariko ntago Bishop Gafaranga yari akwiriye gufata umugore ngo amuzane mu by'ukuri guhostinga mu kabari cyangwa se kuzana umuramyi w'Imana ngo aze kuri indirimbo zihimbaza Imana mu basinzi. Ntago uri buze kuza kuba byakunda. Aho ngaho nyine umva ko harimo akantu ka tekinolojiya, niyo wabitekerezaga wumvaga bitakunda, ariko nyine impamvu yabiteraga ishobora kuza kuri kumvikana. Reka mfate umugore wanjye muhuze n'uyu mustari, hanyuma wenda uyu mustari kubera ko ari kajuga bya danje baza ariko umuntu wapapuye Murungisabe uwitwa ngwino ndebe, Saba akagura imodoka, umugore ayihaye akahita ayifata akayihereza uyu musani bita Dani Nanone akaba ari uri kuyigendamo. Izo nkuru ngira mwarazumvise, izo operation nazikoze mu ncira imanza. Ngiye kubona mboro witwa Maureen nawe agiye kuntuza kuri space neza uko ibintu nabimanutse, nawe agira gute abisubiramo kuko byari byarabaye. Ariko kubera ko mwe mukunda ngo ibyo bita ngo privacy aba umuntu w'umugabo afata umugore akamwica urubozo, mwe mukazabona umugore ari umugore uri kugenda. Ngiye mu gihe nshobora kuza kuba nabimenya mbere mu by'ukuri bigitangira nka breaking inkuru mugakurikirana amakuru, ngiye ndibuze kuza kuba nkoze icyaha cyo kwinjira ngo muri privacy. Uzi abantu bari gupfira muri privacy. Ese ninde muntu kano kanya winjije ushaka kugaragaza ubugoryi bwe? N'umujura agerageza buryo cyo kwereka yuko ari umuntu mwiza. Muri privacy akagira gute agakora escroquerie. Aho hantu habere escroquerie niho mudashaka ko tujya ngo tucane y'amatoroshi bihabera mu bibone, ahubwo murashaka kuvuga ngo Justin runaka yambaye agakote keza. Murungisabe n'umwana mwiza avuga neza kubera ko ibyo yanyeretse, ariko muri privacy ari kusambanya abana batujuje imyaka. Silas aririmba neza kubera ko ari byo yanyeretse. Inkuru ivuga ngo Silas yakoze igitaramo kitarira abantu gutya umuhanzi y'ibintu nk'ibyo nyamara muri behind the scene ari gukubita umugore yambaye ubusa. Aho hantu ntago nemerewe kumenya ko Silas ari gukubita umugore yambaye ubusa, niyo nabimenye ntago nemerewe kubivuga kubera ko bigize gute ibyo bintu bigize ibyaha. Reka dukomeze, ariko n'ubundi ngo ubwo Imana izajya ibatungura itifatigire gute nayo izi bitugaragarize. Bose Murungisabe azi ko yagaragara yirukanka nk'isiha mu ntuza mu mikuku agenda kukuza, ari umuntu w'umusirimu. Niyo mpamvu ubikora nka kwihorera ukagira ngo nawe turahwaye, ariko umunsi umwe nugera nzabishyira ku murongo uko bigira gute uko bikurikirana, hanyuma ugire gute urwane nabyo. Kandi aho ngaho ntabwo uzaba ushoboye kubikumira kubera ko bizaba byamaze kuza ku karubanda. Nta nubwo uzavuga ngo runaka ngo yinjiye ngo muri privacy zanjye. Reba Gafaranga inshuro na Murava bihishahishe, none byarangiye aribo mu by'ukuri Imana ikoresheje ibintu byabo biza hanze. Wetse ko nzi neza ko Imana iteze ikibazo kugira ngo ikemure ikindi. Nkuko nabikubwiye, hari ubutumwa Bishop Gafaranga yatanze bwinshi kandi bwiza bwagiriye abantu akamaro, kandi umuhanga ngo akwiye kureba ku byo umuntu avuga ariko ntite ku byo umuntu akora, kuko kugiye kureba ibyo pastor wawe akora ntago waza kuza kuba kumva inyigisho ze. Dukomeze. Ubwo iyo deal irabaye, Dani Nanone ahuye na Annette Murava baraperforminze, ndetse wenda ubwo n'ubushuti burakomeje. Ariko Annette Murava ntago yigeze akora ayo makosa n'ubundi uko bamuhigaga cyangwa se uko bamukurikirana ngo bagende bacunga neza ko hari akantu kari buze kuza kuba kabaho, ntago byakunze. Ubwo undi atangira kugenda agira gute akoresha imbaraga z'imirengera, kandi mu gihe uwitwa Bishop Gafaranga yari gukurana na ngwino ndebe, uwitwa Annette Murava yamubwiye ko ibyo bitari buze kuza kuba byakunda. Ariko Bishop Gafaranga arakanira kubera ko yari afite target mu by'ukuri y'ibyo ashaka agomba kuza kuba yageraho, ariko arabikurikirana birangira n'ubundi agize gute yisanze mu mazi abira. Ku mugoroba nibwo ndi kureba amateka ndavata, ariko ubundi niye ntambara umugabo n'umugore bahuriyemo hanyuma umugabo agatsinda.
urabizi neza yuko hari umugabo wigeze utsinda umugore? ntawe buri wese uhereye no ku muntu waremwe n'Imana, wa wundi Imana yaremye pe, apana abangaba bavuka mu ntuza ngo muri spamu ngo umugabo ngo ararangije ngo ibiki n'ibiki, wa muntu intoki z'Imana zifatiye zikibumbira. uwo ngo yahuriye mu rugamba n'umugore, umugore amugarika aramutsinda. ngo Adamu n'umwe mu bantu barebanye n'Imana vizavi, bakaza bakicana bakaganira, kavuga ati ariko mwana wanjye kiriya giti ntuzakiryeho. Ibyo ngibyo Imana ibibwira Adamu barebana gutya amaso ku maso. Ariko ubwiza bw'umugore umaze guhura n'inzoka, umaze guhura na Sekibi, arangije arazahura na Adamu, ahita amuforomata mayindi. Adamu yibagirwa iby'Imana yamubwiye, atangira kumvira umugore. uze kuri banuza ku mwami Dawidi rero n'umwe mu bantu babanye neza n'Imana bya hatari, ariko abonye amabuno yabatishe baravuga ati kabisa uriya agomba gupfa. Kugeza naho Imana yamutumye abantu ati umuntu yari afite ngo umukumbi w'ihene nyinshi cyane, ngo afite ngo umuturanyi ufite agatama kamwe, ngo ageze abashyitsi bati ngomba kuza kwica agatama k'umuturanyi w'umukene, ntago nshaka gukora mu mukumbi wanjye. Kubera ko abagore bose bari muri Israheli bari aba Dawidi, ariko nyine yumva ko akwiye kuba yarongora umugore wa Uriya akamwica. Nawe aho byamugejeje mwarabibonye. Tuze kuri ba Salomo, tuze kuri ba Samusoni, tuze kuri ba Yosefu. Ngo tekinike Yosefu niyo kano kanya mu gihe uzabona ushyamiranye n'umugore, ujye ukoresha tekinike ya Yosefu, wirukanke nushaka wirukanke wambaye ubusa. Ko nushaka guhangana n'umugore ibyo ngicyo ndakikurahiye. Niyo waba uri umugabo w'imbaraga igihumbi, ahubwo ab'imbaraga bo bahita banapfa vuba vuba. Kabira bya Bishop Gafaranga nyine wumva ko ngo umugore ngo ari umuntu faible sana, Uriya itarangira nka Samusoni. Ariko basi ugerageje gushyama akantu ka tekinolojiya ukigira wenda nka Salomo, abagore igihumbi bazakuzenguruka kandi wenda uzabakontorora, wenda bazakuhobagiza ari uko ubaye umusaza. Buriya Salomo nawe byarangiye yapfuye, ariko ngo abagore ageze mu zabukuru baramuhobagije sana, atangira kugenda abura ubwenge. Iyo uri umugabo ufite ubwenge ubasha gukontorora umugore, ariko iyo uri umugabo ushyira imbere imbaraga, umugore aragira gute? Arakurangiza. Niba ushaka kuba umutware biragusaba ugomba kwihindura umucakara w'abacakara. Niba ushaka kuba umutware mu rugo biragusaba kuza kwigira umuntu nyine uri aho ngaho tu. Ariko ngo inganzwa ntabwo zizabona ijuru. Kona ko gashobora kuza kuba kabangama bya danje, ariko icyo nzi cy'umugabo wumva ko akwiye gukoresha imbaraga mu rugo rwe, ngo imbere y'umugore we wakumva ko ikibazo gihari ngo kibukemurwe n'imbaraga, uzapfa nta n'iminsi 2 umaze nka Samusoni. Ariko uzagerageza gushyiramo ubwenge, basi wenda azapfa ageze mu zabukuru, wenda yimere nka Salomo. Uri biba Abrahamu kwanza reba Sara, reba nk'ibintu Sara yakoreye Abrahamu. Aragenda aramubwira ati mugabo wanjye, ati ntago nshaka kuzapfa utabyaye, ati fata uyu mukozi wanjye hanyuma umurongore. Abrahamu aravata umugore wanjye arankundagira inama nziza. Abrahamu agiye kucyana aragisunika giteye inda. Hanyuma Sara amaze kubona ko umukozi atwite, kandi Abrahamu atangiye gukunda umugore umutwite, yatangiye kujugunya inyuma Sara. Umugore yaranje bati ibintu nkore Imana izabiguhore. Kandi koko Imana yari kubimuhora. Kubera ko hari ikintu Abrahamu yaravuganye n'Imana yuko Sara azabyara umwana. Byarangiye Abrahamu nawe yemeye guca bugufi, yavuga ati umugore wanjye se ko ari we wanshutse bino bintu nkabikora, amaze kubikora akaba mpindutse ndwane nawe. Yafashe umwanzuro abwira wa mukozi w'umugabo ati ngaho genda n'umwana wawe. Ngira ngo ndetse bashatse no kubica, ariko birangira bidakunze neza. Ariko nyine ukwiye kuba wakumvira umugore. Umugore ni wantu urakubwira ngo reka dukore iki ngiki, wamaye kugikora neza umaze kugikora akahita akubwira ati ntago mbishaka, wakigoryi urambabaje. Kandi ibyo wakoze ni wabikubwiye. Ntago rero ngo yuhageze ushaka kugira wadanje ngo ni wabimbwiye. Kamudawuni umvira umugore wawe ibyo akubwira byo kuvuga ngo wambwiye sibyo ngibyo bakibyibuka. Ahubwo iyo abikubwiye ukabona bidakunda, ushobora kubyanga, wenda nta kibazo. Ushobora kubyanga, ariko azakubwira ikintu cyemera, umara kucyemera nugikora ahita guhinduka, ndetse binabintambara. Wowe rero ugomba kuza kwagira gute wazihosha nk'umuntu w'umunyabwenge. Nujya gukoresha ikingufu urarangira nka Bishop Gafaranga nta n'iminsi umaze. Reka dukomeze. Ubwo ayo makimbirane abayeho, Bishop Gafaranga ngo ikirego kiratanzwe, atabwa muri yombi. N'ubwo kano kanya wenda imyanzuro y'urukiko ngiye mfite ntago Anete Murava ntago bigaragara ko yarezwe. Hanyuma wumve ikiganiro uwitwa Mutoni yagiranye n'uwitwa
Chita Magic ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu bashize iminsi 3 mu by'ukuri agafaranga atawe muri yombi. Chita yagiye kumusura bakamusuzugura, araza yitereka kuri kiganiro Ataneti ni uzafunguza Bishop Gafaranga, ariko umva amagambo mu by'ukuri uyu Mutoni yaje kuza kubatangaza. Hanyuma uwitwa Aneta hamagara Chita ngo ikiganiro bakinkuriyeho, Chita arabyanga. Amaze kubyanga ndetse uwitwa Bishop Gafaranga mutuma ngo uzaze kunsura, aragenda ajyayo amutuma mu by'ukuri ibyamuvugira, ariko ibyo yamutumye kumuvugira si byo yavuze, ahubwo yaje amusirishamo. Turi buze kumva ibyo yatangaje byaje gukorogoshora witwa Aneti Murava, nawe ahitamo kuza guturika nk'isasu, nubwo yaje kuza kubacyurira, ariko abo yabwiraga bari yumvaga. Banza wumve ukuntu byari bimeze. Abantu bari kubwira Murava ati ubundi rwose n'umugore wa mbere yari umuntu, erega tukugiriye mugwe kwinginze bari tayari rwose, abantu bari tayari rwose mubita mu bigaragara mbona umugore we nta juru azabona. Biki ku bagabo b'inganzwa rero bemera ibyo bintu, nta juru muzabona. kuki Wallahi hahandi umugore akubwira ati waje uko umugabo w'inganzwa nta juru azabona. Ikibazo cya Gafaranga n'umugore we nyine kuko nakubwiye byambabaje cyane, kuko jewe mu bigaragara mbona umugore we yitonda, kandi rwose no mu bantu buri abagira ibitekerezo bimfasha Gafaranga bamwe. Nukuri kw'Imana kuko hari kesi ba ku muntu ukibaza umuntu kuntu yamubayeho. Nagiye mbona ibiganiro narebye abantu burangiye birambabaze. Uri umugabo ufite urugo ukavugira kuri mugenzi wawe ikintu nka kiriya, buriya hari ijambo bita mbabarira. Mana Nyagasani riheka ibintu byinshi cyane, ariko nta mbabarira abagore bagishaka. Nkubita fight bagufunge. Hari undi mwana uri tayari kuguha nakwima nako. Hari abantu bari tayari rwose bagira batubekinga inyuma hagati. So ngira ngo wenda uze kugenda wumve kiro kiganiro. Ni ikiganiro Mutoni yakoranye na Chita Magic, cyarebwe n'abantu benshi cyane, ariko niba utarakibonye wakireba. Iyo ukomeje kucyumva wumva ahantu avuga yuko ngo umugore utinyuka kwima umugabo we, uwo mugore nawe ni ikivume, ntabwo azigira kandagira bwami bw'ijuru, nta nubwo Imana ishobora kumureba icyoroshye, byanze bikunze igomba kuza kuba yamubabaza, kubera ko nawe n'Imana irabizi neza kuntu mu biro ryana broski irabizi sana, irabizi cyane. Kino kiganiro rero ngira ngo uwitwa Aneti Murava cyaragiye mu by'ukuri kiramubabaza cyane, kiramubabaza kabisa birenze, ndetse ahamagara uwitwa Chita. Ntago Chita yarazi neza ko wenda Bishop Gafaranga na Chita wenda inshuti magara, ariko bari abantu bakorana business ntabwo inshuti bwawe buhari. Hanyuma Chita aramukanira ikiganiro nga kugikuraho. Aneti Murava nyine agendera powesha, hanyuma nyine biza kuba akasa mutwe, mu gihe noneho uwitwa Chita na Queen of Chita bisanze noneho bakoze n'ikiganiro kiri buze kuza no kuba gikorogoshora bya nyabyo umuntu bita Aneti Murava. Uve kuri ibyo ngibyo yigiraga ngo ibiki n'ibiki, bwetse umve kuntu baje kuza kuba bamuvugaho, ari byaje kuza kuba byaba intandaro yo kugira ngo uwitwa Aneti Murava yisange mu by'ukuri yagize gute, yaje kuza kuba yakora kiriya kiganiro abantu benshi cyane batigeze bavugaho rumwe, bakavuga ngo ntago byayikuriye ko witwa Aneti Murava ari buze mu by'ukuri kuri kamera, hanyuma ngo avuge ngo nta kibazo ngo gihari, kandi si yose izi neza yuko Gafaranga Bishop agize gute afunzwe. Kano kanya ari kunyara uko bamubwiye ngo nyara, ari kurya uko bamubwiye ngo rya, ari guhindukira uko babaze kabiri gatatu ati twagiye duhindukire, hanyuma wowe uri kuryama, uri kukaraba amazi ashyushye cyangwa akonje uko bishaka, uri kunywa ka potage biki n'ibiki. Ariko abantu bavuze ati nabwo bwa mbere tubonye Aneti Murava akora ari guseka, kandi yakombye kuba ari gukora ari kurira kubera ko umugabo we koko ntago ahari, ariko ari gukora seka. Mu gihe yakoraga arira, mu gihe Bishop Gafaranga yabaga hari, yakoraga ikiganiro ukahita ubona yanarimba, ukahita ubona ngo arariza, akabona nyine amarira ahongotse, ariko cya kiganiro kirangije atarize, ahubwo nyine ari gutereka amaso, ubona ko afite nyine umujinya wa danje. Hari abantu yarakariye, ariko nta wundi muntu yarakariye, dore ni umuntu twa Chita ukomeje kugenda ariko ama operation mu by'ukuri ya simusiga kuri iyi famiye. Banza wumve ibiganiro yakoze hashize iminsi 4, cyaje kuza gukorogoshora umuntu wita ngo Aneti Murava, nawe ahita yitereka araza ashwanyuka nk'igisasu abahereza ukuri. Umva kuntu bimeze. turi gucelebratinga
imyaka 4 turi mu mwaka wa 5 wa mariage. Imyaka ngenge avuga ko ari myinshi, ni myinshi cyane. Si mike si na myinshi. Oya ni myinshi cyane. Experience yanjye navuga ko mu myaka 4 cyangwa 5 turi kumwe, navuga ko twagira umugisha uko twahuye twarabibabwiye murabizi, atavuga ngo hari icyo yakubwiye. Ingeso mama arashakanye bizi uko afite ingeso, hari ababa bizi hari n'ababa batabizi. Aho rero niho navuze ko ubujiji butangirira, nzahora mbivuga. Niba dushakanye sibyo rwa rukundo, niba dushakanye urindaya ku muhanda guteze mu by'ukuri koko niki kizatuma nguhindura ko n'Imana yakurema. Urumva ngo umugabo ngo shango yageze ahahise habi, ariko ngo mugiye tubanye nibura azahinduka buhoro buhoro. Ibyo nta muntu uhindura undi. Niba usanga abantu ngo Satani tiyanga urugo, icyo reka nkubwire, ugiye mu rugo wowe urahangana n'umugore, uramutoteza uramutuka umugira gute, mu burenganzira bw'umuntu bisanzwe, arageza ngo Satani ni umugome. Ubwo Satani ni urumva atari wowe. Niyo mpamvu rero ngiye mbabwira nti nimuhumuke, iyobokamana riri buhumyi murivane mu ngo mwubake nk'abantu apana amarobo. So ngira ngo amagambo Chita aganire n'umugore we urayumvise, bimeze nko gukina ku mubyimba Bishop Gafaranga. Mbese mu yandi magambo Chita we ahamije ko Bishop Gafaranga ari Satani yigendera mu rugo rwe, kuruta uko ari buze kumutumira kuri brigade cyangwa se kuri gereza amubwire ngo ugende umbwire abantu ko Satani yanshutse. Chita waravuze ngo Bishop Gafaranga we ku giti cye niba ateza umutekano muke mu rugo rwe ntakavuge ko Satani yamushutse, ahubwo ku giti cye niwe shitani. Dore ngaya amagambo yatumye uwitwa Annette Murava ahitamo kuza kwitereka kuri kamera, yarangiza akora ikiganiro mu by'ukuri yakoze, nubwo nabonye benshi cyane bagenda bigarukaho bakagenda bamutuka, ariko byanze bikunze se ko yinjije, ahubwo ndi nkawe nakomeza nkagenda nkakora ko cya kiganiro yakoze ntago kibuze kubura nk'ibihumbi nka 200 kimwinjiriza. None nakomeza kure mwirangira sasa kuri amafaranga, hanyuma mutuka mukomeze kugenda mumutuka. Ngira ngo yageze ku munota wa 12 amera nk'umuntu ucyurira Chita yuko atigeze aganira nawe, sibyo, ndetse atarakwiye kuba yakwirikodinga isaha yose ari kuvuga ngo ibintu by'ibinyoma, kubera ko Annette Murava we ukuri yazanye nuko nta kibazo na kimwe afitanye n'uwitwa Bishop Gafaranga. Umva kuntu gahunda zestaye Annette Murava abigarukaho. Nta kibazo dufitanye, ahubwo kereka nimba hari abantu bashaka ko tugirana ikibazo. Abashaka ko tugirana ikibazo, nashaka kubabwira yuko ibyo byifuzo byanyu rwose ari bibi, bitari bunasubizwe. Ndabivuze nkanjye Annette, nibyo wenda naracecetse nta n'umuntu nje gusubiza, ngenje kwibwirira abakunzi bacu. Wenda abandi bashaka kuza kubikoresha icyo bashaka, ariko abakunzi bacu nababwiraga yuko mu by'ukuri nta kibazo dufite, nta kibazo dufitanye. Ikibazo kirahari of course, kubera ko dore ntabwo ndi kumwe nawe. Rimwe na rimwe ni nayo magambo wenda nanayasobanure. Ese iyo umuntu ari muri situation runaka, umugabo we baramufunze cyangwa se nibyo, ariko reka twe kuvuga ibintu byinshi. Abakunzi bacu nta kibazo mfitanye na Bishop, nta kibazo mfitanye n'umugabo wanjye. Rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu adakunda wenda nko kwicara ngo arebe ibintu byose, gusa numva ko hari ibintu byinshi bishobora kuba bivugwa, ariko ndatekereza ko mu muntu uwo ari we wese waba uri kuvuga ntawe nicaranye nawe. Itekerezeho rero wumve nimba nta kiganiro twari twagirana, ukaba ushobora kwirikodinga isaha yose, cyangwa se kandi ntarigeze nkuganiriza, Bishop atarigeze akuganiriza, ariko ukaba ufite ikintu uri kuvuga. Nawe byibaze, ntiturahura wenda. So ngira ngo wenda ikiganiro muri cya Annette Murava mwacyumvishe muri benshi cyane, ariko we aravuze ngo nta kibazo afitanye na Bishop Gafaranga, kandi koko imyanzuro y'urubanza ntago Annette Murava ntago bigaragara ko yareze Bishop Gafaranga, hari kurega ubushinjacyaha. Nubwo wenda bugendeye ku bimenyetso bafashe Annette Murava, ariko umenye yuko RIB yibwirije ishobora kuza gufata umuntu ikamugenza w'icyaha ntawe agize gute, ntawe amureze, ndetse wenda uwo bakeka yuko yakorewe icyaha bakajya kumupima kugira ngo baze kubona ibimenyetso bigomba kuza guhamya wa muntu icyaha.
bisobanuye ngo ubwo ngubwo Annette Murava niyo yajya gusaba imbabazi Bishop Gafaranga ntabwo byakunda kuko kanye Bishop Gafaranga ahanganye n'ubushinjacyaha ntabwo Annette Murava yamurese. Dore ngero ngayo nguko ntabwo nibuze kurwanya ijya mu bintu byinshi cyane, ibyo mwumvishe mwabyumvishe, gusa Chita aho ari yigaye ujye umenya basi ikintu bita ubumuntu, ntukajye utuma amafaranga mu by'ukuri aruta abantu. Shwana na Sabe kubera kumukora ibiganiro higa ibiceri mukagenda mugashwana, Gafaranga arafunzwe araguhamagaye ati genda umvugire wenda nzataye ibintu warabikiririnze, uraje sumubwira ko ari se kibi yateje urugo umutekano muke mu rugo rwe, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine just urebe ugasanga ni ibisazi.